mu gihe Wowe wakoraga urara kuri kantine? Yego. nakoraga ndara kuri kantine ariko nyine icyo nashakaga najyaga kugifata kwa mabuja ari ibintu bisanzwe njyayo nta kibazo. Mu gihe rero ngiyeyo arambwira ngo mukorere udusuku kuko nta mukozi yari afite waho ngaho wakoraga muri urwo rugo, mukorere udusuku nk'ibintu bisanzwe ndadukora. Arambwira ngo njye gusasa niwe mu cyumba nyine mu buriri aryamamo. Mu gihe nabwo ndagenda ndasasa Wa mukozi yaramwirukanye wakoraga mu rugo? Yego. Wa mukozi yaramwirukanye wakoraga mu rugo. Njye ndasasa, maze gusasa abansunikiye ku buriri. Arambwira ngo nutereka ngo umwana ugereranyije uwo mugabo yari ari mu myaka nk'ingahe? Yari mu myaka nka 45. Urumva yari umugabo ukuze kandi nanjye nari ndi umwana pe. Yari umugabo ukuze cyane. Time greet every person where you stay. I think nizere ko umeze neza cyane cyane. Reka ngusuze uherereye mu bice bigiye bitandukanye. Is it Inzovu TV? Ndacyari MC Seti nkuko bisanzwe. Ngushimire we tugiye gutangirana, nizere ko turaza kujyana ku musozo w'iki kiganiro. Kora subscribe, like, share kugira ngo tujye kubasha dukomeza kubana mu biganiro bikurikira. Kuri kamera z'Inzovu TV turi kumwe na mushiki wacu aratangira atwibwira. Impamvu rero twifuje kuganira nawe, hari buhamya ki ashaka kuba yatuganiriza kuri uyu munsi wa none, ndetse kandi ndizera neza kuri buze no gufasha mu ngeri zose, cyane cyane abakobwa, urubyiruko rw'iki gihe. Ikaze ku Inzovu TV. Murakoze. Amazina yanjye bayitaniye nahise Mukeza Justine. Abandi umwana w'umukobwa wahuye n'ubuzima bugoye cyane. Ubu ngubu uko mundeba uko nguko arahamwe nakoraga muri kantine. Wenda tutaragira aho ngaho wakoraga, watangira none udusobanura neza buzima ki wahuye nabwo bugoye? Ubuzima nahuye bugoye birebye nuko nyine aho nakoraga byari bigoye, mu rugo hose biragoye bitewe n'ubuzima umuntu aba yaravukiyemo atabishaka. Ariko ubu ngubu uko mumbona uko nabaga mu rugo, nza kugira igihe niga mva mu ishuri kubera ubushobozi bukeya. Mama ni umukene, nta kintu ari kudufasha. Naho ngiriye mu kazi bimyaka gusa. Mu gihe nabwo nari ngiye mu kazi ngerayo mbona abana beza, bosi wabo ari umwana mwiza na mabuja. Kari akazi nyabaki? Kari akazi kameze gute? Kari akazi kajyanye no muri kantine gucuruza pe. Nkora nta kibazo. Umunsi wa mbere baranshima n'uwa kabiri mbona nta kibazo pe. Umunsi umwe nyine bosi wabo aza kunkunda, arambwira akazatangira ambwira ngo baguhe fanta nkayinywa nk'ibisanzwe nyine. Ubona ari nkuko nyine umukoresha yabaje ukumva ko akuguriye bisanzwe? Yego. Ibintu bisanzwe nta kibazo. Nuko nyine mabuja nawe akazaza asa nkaho aturiramo ukuntu, ariko nyine ngiye simbyiteho ko numva nyine buri muntu wese yamugurira nta kibazo. Ariko nyine igihe kimwe mabuja ajya kujya hanze, agiye hanze bosi aba ari usigara aho ngaho. Yari avuye mu Rwanda agiye? Yari avuye mu Rwanda agiye. Bosi aba ari usigara. Mu gihe asigaye rero ubwo urumva ibyo yanguriraga, umunsi umwe yambwira ngo araza kumutsuka, araza kumpa amafaranga yo kwishyisha. Mu gihe mabuja ntabwo yari agihari. Ari umugabo wa nyokobuja nyine, bosi wawe? Bosi wanjye muri make. Mabuja we yari yagiye hanze. Barambwira ngo ntaribe ingaraza ko yama nyine, nanjye numva ko ari ibintu bisanzwe biri aho, sinari nzi icyo agamije kuri njye. Noneho umukozi wakoraga iwe mu rugo arangije aza kumwirukana. Amwirukanye njyewe ubwo urumva nakoraga kuri aho ngaho kuri iyo kantine, hari ibyo nari nshinzwe, ntabwo nari nshinzwe ibyo mu rugo rwe. Ndangije mu gihe arambwira umunsi umwe, yari wenyine uwo mukozi yari yagiye, ni njye na bosi twenyine twari duhari. Mu gihe nyine arambwira ngo aranshaka iwe mu rugo,
ko ari ibintu bisanzwe ko mabuja nagihari najyaga njyayo nkarya nta kibazo pe. Ubwo nyine numva ko ari ibintu bisanzwe mu gihe wowe wakoraga urara kuri kantine. Yego. nakoraga ndara kuri kantine ariko nyine icyo nashakaga najyaga kugifata kwa mabuja ari ibintu bisanzwe njyayo nta kibazo. Mu gihe rero ngiyeyo arambwira ngo mukorere udusuku kuko nta mukozi yari afite waho ngaho wakoraga muri urwo rugo, mukorere udusuku nk'ibintu bisanzwe ndadukora. Arambwira ngo njye gusasa niwe mu cyumba nyine mu buriri aryamamo. Mu gihe nabwo ndagenda ndasasa wa mukozi yaramwirukanye wakoraga mu rugo. Yego. Wa mukozi yaramwirukanye wakoraga mu rugo, njye ndasasa, maze gusasa abansunikiye ku buriri. Arambwira ngo nutereka ngo turyamane akazi wakoraga urakabura. Muri make nyine mbura akazi n'ibiki, atangira no kunambwira nabwo nibyemera arampindurira ubuzima, ibintu byose abimfashemo mu buzima bwanjye. Ubwo nyine nanjye icyo nakoze mu buzima bwanjye kuko bitewe n'ukuntu ubuzima bwanjye nabuhaga agaciro, numva nanone bibaye nawe niyangirije ubuzima nkiri mutoya ndamuhakanira. Mu gihe muhakaniye ahita nyine ambwira nabi ngo ibiki n'ibiki, ngo n'ubundi ngo subirayo, ngo n'ubundi ngo nta kintu. Muri make natangira kumbwira nabi nk'umuntu uba ugamije ikintu utakigezeho. Ubwo nyine birangije bosi arambwiye ngo mu gitondo ubyuke bigendera, n'ubundi nta kazi. Ubwo urumva akazi ndakabuze, ibintu byose nta na kimwe nari mfite mu rugo, kubaho ndanje nta na kimwe navuga ngo naheraho ntangira ngo ibyo nakwifuza byose n'inzozi ubwo nabaga mfite nyine n'utwo dufaranga bampembaga natwo nyine ubwo byose nta na kimwe naba mfite nyine tu. Nese icyo gihe byarangiye bitabaye? Naramuhakaniye. Maze kumuhakana arambwira ngo mu gitondo mbyuke ngenda. Ubwo nyine nanjye icyo nakoze naragiye. Mu gihe mbyutse ngenda ndigendera, ubwo nyine wa mabuja nawe bwakeye abyuka aza asanga nawe yanyirukanye nyine. Umugabo nyine mabuja amubajije ngo wamwirukaniye iki, avuga nyine ko nangije ibintu muri iyo kantine nyine kugira ngo n'ibyo umukozi basanzwe bamwirukanira nk'ibyo. Ubwo nyine nanjye nuko nanjye nagiye pe. Urebye ariko byari bibabaje cyane ku buryo umugabo ukuze wiyubashye afata umwana nkawe. Ugereranyije uwo mugabo yari ari mu myaka nk'ingahe? Yari mu myaka nka 45. Urumva yari umugabo ukuze kandi nanjye nari ndi umwana pe. Yari umugabo ukuze cyane. Nuko rero nyuko buje aza kugaruka aza kumenya ko utagihari. Wewe wabwiwe n'iki ko boss wawe yamubwiye ko hari ibintu wangije? Ese nyoko buje yaraje akajya kukuvugisha kuri telefone, byaje kugenda gute? Wayo makuru yabwibwaga n'iki? Njyewe mabuja akiza agasanga ntabwo njye nyihari gukora kuri iyo kantine, yarampamagaye kuri fone. Maze kumuhamagara arambaza ngo kubera iki nagiye. Ndamubwira ati impamvu nagiye ni ibintu nyine boss yakubwiye nangije, nanga kuvuga ko yashaka ko dusambana, nyine nanga kumuteranya n'umugore we. Ndamvuga nyine ko ibyo boss yamubwiye hari byo nta kundi, ko ntabwo nari kumubwira mabuja. Rero boss umugabo wawe yashakaga ko dusambana, nanone nari gusiga mbateranyije kandi ngiye numvaga atari byiza. Intego yanjye ari ukugira cyanzanye. Ninde wari wakurangiye aho ngaho kuri iyo kantine? Ni umushiti wanjye w'umukobwa wakoraga kuko yari ahantu yari abonye akandi kazi, ahita ambwira ngende musimbure. Ariko mu gihe yambwiye ngende musimbuye nigeze ambwira uko bimeze n'umugabo uri uko ari uko ameze n'imico ye, wenda nzanabyirinda hakiri kare. Nta na kimwe nari nzi, njye nagiye ndi umuntu ugiye gukora nyine akazi nyine bimeze nk'aho nyine bisanzwe
nta kindi kintu yigeze ambwiye ngo nkurangire akazi, ndabyemera. Mu gihe mbyemeye ndagenda ndagakora, mwakoze nyine nza guhura n'ingorane nyinshi cyane pe. ubu umukobwa ntabwo wamubwiye icyaje kumukura kuri iyo kantine? Uwo mukobwa kubera yuko ari inshuti yanjye, uwo mukobwa nawe naramuhamagara, urumva ntabwo byabura umuntu barakurangiye akazi, ntabwo wabura kumuvugisha. Narabimubwiye kuko ari inshuti yanjye, mubwira noneho we muri make we namubwiye ibyanyabyo bitandukanye n'ibyo nabwiye mabuja, kuko mabuja namubwiye ko ari ibyo namenye. Uwo mukobwa we mubwiza ukuri ko umugabo wabo hari afite imico mibi, muri make ko navuye ashaka ko dusambana. We namubwije ukuri kuko yari inshuti yanjye, umuntu ajya kukurangira akazi anakwizeye, munasanzwe munavuga, ntabwo yapfa kukurangira utari inshuti. none ubu noneho tugarutseho gatoya, tugarutse inyuma mu buzima bwa buri munsi, ubu ngubu noneho byifashe bite, bihagaze bite? Watangiye uvuga ati n'ubu nari nagiye muri ako kazi, ati hari ukuntu umuntu avuga agakora mu buryo cyo atishimiyemo, ari ingorane. ubu ngubu noneho ubu waje kubona akandi kazi, nta kandi urabona? Ubu ngubu ndi mu rugo pe, ndicaye, ibyo mirabonye n'ibyo turya, nta kazi ndabona urebye. ubana na mama gusa? Mbana na mama na basaza banjye babiri. Ubwo nyine mama nawe ntabwo afite akazi katugaburira twese abana, kuko ari we wenyine tugira. Nuko nguko nyine ubu ngubu ndicaye, nta kundi ibyo tubonye n'ibyo turya mu rugo mu buzima busanzwe, twanayobora tukihangana. Ndabona ukiri mutoya, ibijyanye n'amashuri byo byari bimeze bite, byari byifashe bite? Ese amashuri wawe warayagarukirije hehe kuri ubwo buzima wagiye unyuramo? Njyewe uraza kongera kwijwi? Bitewe n'ibyo ngibyo, ubuzima njye nagiye nyuramo bwari bugoye pe. Njyewe ubu ngubu nagarukiye nko mu wa gatandatu pirimeri. Ntumbeshye, umbwize ukuri. Mu wa gatandatu pirimeri niho nagarukiye, ariko urebye neza n'ubundi ni nk'aho ari mu wa gatanu, kuko nari ngiye kujya mu wa gatandatu. Nabwo nyine biterwa n'ubushobozi buke mu rugo twari dufite. Twese twarigaga, abana bose b'iwacu, mu gihe twiga bizaguramo n'ingorane, njye ndivamo bitewe n'ubushobozi bukeya. Ntabwo umubyeyi umwe nta n'akazi kamuhemba amafaranga menshi, ntabwo yakwishyurira amafaranga nyine twese ko turi batatu. Njye nza kuvamo kuko ari njye mukuru, basaza banjye baguma bariga, nabo baza kurivamo bitewe n'ubushobozi buke. Abo na meri yakoraga baramwirukana. Muri make nyine ko twari turi batatu, njye narivuyemo na musaza wanjye dukurikirana. Musaza wanjye wundi nawe niwe uri kwiga, ko ariko gatoya kuko kageze nko mu wa gatatu pirimeri. Twese njye na musaza wanjye wundi twarivuyemo, ntabwo tukiga. Ubu ngubu no kurya ni ibintu bigoye pe, ariko njyewe mba nsenga Imana izame ikintu cyiza cyanshimisha mu buzima bwanjye, kuko nkiri umwana ntabwo nigeze nishima pe. Ufite nk'imyaka ingahe? Niba mfite imyaka 17. 17 niyo mfite, gusa ariko mba nsenga Imana ikintu yazabanza kumpa bitewe n'ibintu nkunda, n'ibintu mba numva nakora bikanteza imbere. ubu urimo gusaba Imana iki? Njye mba numva kubera yuko hari ukuntu mba mvuga nk'uku nguku, wenda mba numva nshaka gusuka ukuntu, ni ibintu byanjemo muri njye. N'ubu ngubu hari ibyo nzimo, kuko ntabwo nigeze mbyiga, nta n'ubushobozi bwo kubyiga nari mfite. Ubu ngubu hari ibyo nzimo bike, ariko ngiye mu ishuri ryabyo nabishobora pe, nabikunda nanjye nkagira icyo nanjye nigezaho, n'umubyeyi wanjye akavuga nta bibi umwana wanjye mageze kuri iki ngiki pe. None rero wenda bimwe muri ibi ngibi urumva yego birababaje, ibyo uvuga nibyo, ariko
ntago tuba turimo kubwira abantu batumva n'abo tuba tubwira babumva badukurikira mu buzima bwa buri munsi. hari n'uwaba arimo kukureba hari akavuga ati ngere kuri mwana w'umukobwa mwifatire, mfite aka business nanjye runaka, yego abe yaza nkorere, mfite ibindi nkora, mfite icyo namufasha. Ibyo ngibyo birumvikana, ariko noneho hari uburyo urimo kugenda ubicamo hagati. Ndagira ngo noneho umenye ubwo buzima noneho ubuturamburire bwose, kugira ngo n'abadukurikiye babashe kumva igifatika neza muri ubwo buzima nyine wagiye unyuramo, ndetse na n'ubu noneho n'abadukurikiye ube wagira icyo bisabira. njyewe bitewe n'ubuzima bwanjye nakuriyemo, kuko nkiri umwana papa wanjye yapfuye mfite imyaka 9. mu myaka 9 tubamo turi batatu, njyewe ubwo niba ufite 17 hashize imyaka 8 yitabye Imana. Sorry. hashize imyaka 8 yitabye Imana. rero muri ubwo buzima nanyuzemo, bumva umubyeyi wawe wundi amaze kwitaba Imana byari bigoye cyane. ubuzima bwarahindutse, twabagaho neza, nta kintu na kimwe twifuzaga papa ariho, ariko mu gihe apfuye twese tubaho nabi pe. ubuzima burahinduka. ubwo urumva mu myaka yanjye 9 nari mfite, nahise nangira kwiga kubaho no kwimenya. Gute rero byagendaga gute muri iyo myaka 9? kandi umwana w'imyaka 9 bari muri primaire, ageze nko mu wa 3 primaire, iyo yatinze bari nko mu wa 2 cyangwa se akari no mu wa 4 primaire. icyo gihe noneho wagiye ubinyuramo gute muri iyo myaka 9? muri iyo myaka 9 yanjye papa yapfuye niga mu wa 2 primaire. mu wa 2 primaire nza guhura n'ingorane nyine mu mwanya nabaga, nimba nabaga nk'umwanya wa 2 cyangwa 3, ubwo urumva nahise mba nko mu ba 20 muri 70 ingahe, kuko nta mwanya nagiraga wo gusubira mu byo nize. Mary nawe yahise ajya mu bintu byo gucuruza, najyaga nyine kumufasha, nkamufasha imirimo yo gucuruza. nimba abonye nk'umucyahenda, mu gihe nanjye nagiye gusubira mu masomo ni bibi, nkagenda nkaba ndi gucuruza. umwanya wanjye nyine nabaga ngenda mbuwa nyuma n'ubundi bitewe n'imirimo nakoraga, kuko ari njye mukuru mu bana bose bo mu rugo. bamwe nkabitaho, namara kubitaho nkajya ku ishuri n'ibintu birebire pe. ariko nyine ngenda nkura menya ubwenge. mu gihe rero ubu ngubu mu ndebe uko mfite imyaka yanjye 17. muri iyo myaka 17 hari ikintu nabwo muri iyo myaka yose nagiye mpura n'ibibazo bitandukanye, kuko urumva nakomeje n'ubundi ndahatiza ndiga ngarukira n'ubundi nko mu wa 5 primaire. nabwo amashuri sinayarangiza. Mary akazi yakoraga urumva kari ako gucuruza, nabwo nkomeza ndacuruza naniga. mu gihe kiragira n'ubushobozi buranga bwo kwiga kwanjye ndivamo, na musaza wanjye nawe arivamo. ubu ngubu wiga ni umuntu bucura wacu mutoya. nabwo impamvu akiri kwiga ni uko yabonye umushinga nyine umuterankunga ukimwishyurira ishuri. ariko twebwe nta bushobozi twari dufite, nta n'abo twabashije kubona batwishyurira iryo shuri twaba dushaka kwigamo. ubu se uramutse ubonye nk'ubushobozi muri iyo myaka 17, icyo wumva wakora uramutse ubonye ubwo bushobozi muri iyi myaka ufite cyaba ari igiki? ese byakunda gusubira mu ishuri? urumva imyaka irimo kugenda gusiga, none icyo wumva wakora ubu ngubu ni nk'igiki uramutse ubonye ubwo bushobozi? icyo numva nakora ubu ngubu bitewe n'ukuntu mba numva meze, ubu ngubu ndumva nakiga ibintu bijyanye gusuka. wari wabimbwiyeho. gusuka, ibintu bijyanye no guteka, hoteleri, ibintu bijyanye muri salo na hoteli. ibyo bintu ni ibintu nkunda cyane mu buzima bwanjye. ubwo bushobozi mbubonye pe, n'uwabimfasha yaba nkoreye, kuko njye nta bushobozi bubikora binabigira naba mfite.
none rero ku bantu badukurikiye hano ku Inzovu TV turacyakomeza turimo kuganira na mushiki wacu ngira ngo bimwe mu byo arimo kutubwira murabyumva ndetse kandi uko biri kose tugenda tunyura mu buzima bugiye butandukanye iyi si turimo niko yubakitse nawe urimo kudukurikira hari ibyakubayeho bisa nk'ibi hari ibikomeye kuruta ibi ndagusaba kwihangana no gusenga cyane burya ngo ihora ihoze hanyuma rero noneho nko mu bantu badukurikiye haramutse nk'umuntu wavuga ati uriya mwana w'umukobwa ufite iyo bizinesi nka Siyaka manager akavuga ati njye uriya mwana w'umukobwa ngiye kumwishyurira iyo hoteleri cyangwa ngiye kumwishyurira ibyo byo gusuka nawe arebe ko yasunika ubuzima bwe n'umuntu noneho waramuka agukeneye ku bijyanye n'ubwo bufasha muri ibyo wifuza yakubona gute? nta fone nini ngira ntaki ariko nyine mfite yamfasha mu buzima nk'ubwo ngubwo mpambona kuri nimero 078 661 48 450 ushaka kumfasha wahamagara kuri iyo nimero wayimbonaho kamfasha nabwo mwaba munakoze munamfashije Iyisubiremo 078 urongera ku ijwi 078 661 48 450 ari kuyivuga afite ubwobara 078 ntago nimo kumva 078 661 48 450 pe niyo ngiyo. None rero icyo none wakisabira abadukurikira hano ku Inzovu TV ni iki? Cyo nabasaba nkamwe nkuko n'ubundi mwaje mukambaza ikiganiro kambaza ubuzima bwanjye ukuntu byari bimeze icyo nabasaba nuko nyine namwe mwabimfashamo kuko nanjye mbabwiye ubuzima bwanjye wenda ari cyo mwamfasha. Icyo nabasaba nuko mwagenda mukareba n'abandi bana benshi nabo babayeho uko nguko sinjye njyenyine hari n'ababayeho uburuta ubwanjye pe nabo mukareba mukabafasha mu buzima nk'ubu ngubu nkatwe tubayemo. Noneho wenda tugana ku musozo w'ikiganiro noneho muri ibi byose wagiye unyuramo hari icyo byagiye bikwigisha hari buryo ki wagerageje gukomera mu mutima bitari byoroshye noneho nk'ubutumwa asangiza abakobwa bagenzi bawe muri mu rungano ni nk'ubuhe butumwa tujya ku musozo w'ikiganiro? Ubutumwa njye nabasangiza nk'abakobwa tungana ubu ngubu bitewe n'ubuzima njye nabayemo bamwe na bamwe nababwira bihangane kandi ikindi bazabe birinda abagabo bameze nk'abo ngabo naho nagiye nkora bitewe n'uwo mugabo nahuye nawe nabo bamwirinda pe kuko umuntu wese ubu kureba neza umuntu wese ubu kwitaho ntabwo ari ikiza gushakaho hari ibindi abagamije nawe muri make yanjye icyo nabagira inama bakaza bitondera abo bantu bereka ko bafite umutima mwiza kandi ari ikindi bagamije. Niyo nama yanjye pe. Okay, reka ngushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi iziti Inzovu TV nkuko nahoze mbikubwira nge mwe muri kumwe ni MC Set nkuko bisanzwe amakora subscribe like comment and share kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bikurikira. Reka ngubwire ni Imana ikumere imigisha itagabanyije dusubire mu biganiro bikurikira ngaho basezere. Murakoze bantu mwankurikiye kuri iki kiganiro cyanjye n'abandi murakoze pe n'uwagira umutima mwiza akamfasha nawe mbaye mushimiye. Murakoze nicyo nabasaba Imana ibane namwe. Okay, uko biri kose barabikurikirana kandi barabyumva nitugukenera tuzongera tuguhamagara uboneke niba na ngombwa tuze no mu rugo tubasure kandi nawe wakoze kwitabira icyo kiganiro twagiranye. Murakoze pe.